Izina ry'Imana nirishimwe ku mirimo dukorera umunsi ku munsi itangaje. Dukomeje ya nyigisho ituganisha mu mumaro w'ijambo ry'Imana mwinshi urenze uwo dutekereza. Twavuze ko tuzavuga ibintu 16 muri iki gice, tugeze ku gice cyaho cya gatatu. Izina ry'Imana nirishimwe ko impaye uno mwanya mwiza kugira ngo twongere twibukiranye iby'uru rugendo, twibukiranye impamvu dukwiye kugira ijambo ry'Imana ubuzima. Urakoze mwami kubw'uyu mwanya kumpaye aba bantu bawe ngo mbabwire icyo ushyize mu mutima wanjye, kandi nanjye ibyo mvuga bingirira umumaro. Nshoboze kuvuga ibyo ushaka, kandi ijambo ryawe ryonyine ariryo riganza umutima wanjye. Nsengeye n'abagiye kumva mwami bafashwe n'umwuka wawe wera, kandi iri jambo ribe riherekejwe nawe Mana. Urakoze ko wemeye kudufasha kandi no kuba hamwe natwe, ko turimo kuvuga ibyawe, kandi ibyawe nibyo biduhereza icyerekezo no kumenya uwo uriwe. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Tugeze ku gice cya gatatu ngo twari tubivuze, tugiye gusoma ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 15 umurongo waho 16. Haravuga ngo amagambo yawe amaze kuboneka ndayarya, maze ambera umunezero n'ibyishimo byo mu mutima wanjye, kuko nitiriwe izina ryawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Tubona ijambo hano rikomeye, amagambo y'Imana turayarya. Ese tuyarya gute? Twavuze ko tugaburira umuntu wacu w'imbere. Iyo turi kumugaburira tuba turimo kurya ijambo ry'Imana. Uzumva henshi mu nsengero bavuga ngo tugeze mu mwanya wo kurya, hanyuma abantu bamwe bibayobere, ariko tuba tugeze mu mwanya wo kugaburira umuntu wacu w'imbere. Ntabwo tumugaburiza ijambo ry'Imana gusa, hari n'ibindi bikorwa, urugero nko kwiyiriza ubusa nabwo tuba turi kumugaburira, ariko no mwanya turi kuvuga ku ijambo ry'Imana. Uno Yeremiya yaravuze ngo amagambo yamaje kuboneka ndayarya. Nubona ijambo ry'Imana, nakubwiye ngo ntago ari ikintu ugomba gukora gusoma ijambo ry'Imana ko wabonye umwanya, ahubwo ni ikintu ugomba gukora kuko wamenye akamaro kacyo. Ntago ugomba kuvuga ngo ninsagura umwanya ndaza gusoma ijambo ry'Imana. Oya, ahubwo ijambo ry'Imana ribe irya mbere mu gitondo ukibyuka, mbere yuko ukora n'ibindi bikorwa byose. Kandi nakubwiraga ngo mu gihe cyose usoma ijambo ry'Imana nturishyire mu bikorwa umeze nk'umuntu utaryumvise, kuko Satani adatewe ubwoba no kuba urisoma, ahubwo ikimutera ubwoba ni ugushyira mu bikorwa icyo ritegeka. Dawidi yaravuze ngo ijambo ryawe nitabaza ry'ibirenge byanjye. Ndagira ngo nkwibutse ko ijambo ry'Imana ari itara. Dawidi arongera avuga ngo ijambo ryawe rirandyohera kurusha ubuki. Amen. Ndagira ngo nkubwire, Dawidi yari yaramaze gusobanukirwa neza icyo avuga. Ijambo ry'Imana ngo ryaramuryoheraga kurusha ubuki. Reka tugaruke turebe ikintu cya mbere muri iki gice cya gatatu. Ijambo ry'Imana ritanga umunezero nk'uko Yeremiya yabivuze ngo amagambo amaze kuboneka ndayarya, ambera umunezero w'ubuzima bwanjye. Niba ushaka umunezero udatangwa n'isi, umunezero udatangwa n'amafaranga, umunezero udashira, ijambo ry'Imana rihindure ubuzima bwawe. Ikindi tubona ko ijambo ry'Imana ritanga intsinzi mu gihe cy'ibibazo. Mu gihe cyose ushutswe, mu gihe cyose ugeragejwe, mu gihe cyose uri mu bibazo, nuba udafite ijambo ry'Imana, Satani azagutsinda, azakwihebesha, azakubwira ko Imana yakuretse. Ariko n'uwasomye icyanditswe kivuga ngo sindi njyenyine ahubwo Data ari kumwe nanjye, iri jambo ryavuzwe n'umwami wacu Yesu Kristo, uzabwira Satani yuko nubwo akwihebesha, nubwo akugerageza, ariko uri kumwe n'Imana. Imana iri kumwe nawe, Imana igushyigikiye kandi itajya ikureka. Nakwira ngo niba uri mu bibazo ukaba udafite ijambo ry'Imana, uzaba wiyeguriye gutwazwa igitugu na Satani. Mu gihe cy'ibibazo ijambo ry'Imana nibwo ritubashisha gutsinda umwanzi Satani uhora atugerageza. Nanone kandi rinesha ibigeragezo. Iki ni icya gatatu muri iki gice, rinesha ibigeragezo, cyangwa rituma ibigeragezo bitwizingirizaho bigenda, niyo bitagenda ariko bigacika amazi. Ndagira ngo nkubwire, kenshi ntugasenga Imana uyibwira ngo igukure mu gihe cy'ibibazo urimo. Oya, ahubwo ujye usenga Imana uyibwira ngo iguhe imbaraga zo guhagarara muri ibyo bihe udatakaje imbaraga z'umutima. Ugume muri ibyo bihe, ariko ugomeze uhamye Imana, ugomeze usuzuguye Satani, ugomeze ubwiye Satani nibwo kwihebesha, ariko umwami wawe ariho kandi akikuzi kandi akikuzirikana, kandi izina ryawe rikiri mu mutima we. Umuririmbyi yaravuze ngo mpamya yuko izina ryanjye riri mu mutima we, ngo ubwo mvugira nta mwanzi wamunyirukanaho. Rero kumenya ibyo byanditswe nibyo bizakubashisha gukomeza no gukomera muri uru rugendo. Nakwira ngo ijambo ry'Imana rinesha cyangwa ritsinda ibigeragezo. Ikindi
cya nyuma muri iki gice cya kane kiravuga ngo ritanga ibyiringiro. Amen. Ijambo ry'Imana niryo ritanga ibyiringiro. Udafite ijambo ry'Imana mu mutima biragoranye ko wakwizera, nako ntibinashoboka. Kandi niba ijambo ritari mu mutima wanjye, sindi bwizere ko Imana iri kumwe nanjye kandi ntaho nabisomye. Ntabwo ndi bwizere yuko Imana ariyo provider, ariyo impereza byose, ntaho nabisomye. Bivuze ngo nzabanza mbisome mbone kubyizera. Rero niba ushaka kugira ibyiringiro bizima, ijambo ry'Imana riravuga ngo hahirwa umuntu wiringira Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro. Niba ushaka ko Imana ikubera ibyiringiro, niba ushaka ko Imana ikubera imbaraga, niba ushaka kumenya ko Imana ari umurwanyi hamwe nawe ikurwanira intambara, uzabimenya ute utarasomye? Rero nakubwira ngo ijambo ry'Imana rikubera ubuzima. Uko urya buri munsi, uko ufata amafunguro ya mu gitondo, aya saa sita n'aya nimugoroba, ariko ugira umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana. Kandi nababwiye gitangira ngo ijambo ry'Imana ntiribe ibintu biri aho udaha agaciro, ahubwo uvuge ngo mbere yuko nkora ibindi byose nkwiriye kubaha ijambo ry'Imana, nkamenya ikintu cyose ngiye gukora ijambo ry'Imana rikivugaho. Ndi kugana ku musozo, nakubwiraga ngo ufate ijambo ry'Imana nk'ishingiro ry'ibintu byose. Mbere yuko ukora ikintu cyose wibaze ngo ese Imana ikivugaho iki? Kwibutse ko ibi ari ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana, atari abantu bapfuye kwandika gutyo gusa, ahubwo ni abantu bahumekiwemo n'Imana barangije barandika. Rero iyo turi gusoma tuba turi kuvugana n'Imana, nubwo abantu benshi batabizi. Abantu benshi bazi ko kuvugana n'Imana ari uburyo umuhanuzi ashobora kujya mu ndimi akavuga. Ntabwo ari bwo buryo bwonyine, ahubwo no gusoma ijambo ry'Imana nibwo buhanuzi butavangiye, nibwo Imana ivugana natwe byeruye. Soma ijambo ry'Imana rikubere ubuzima, kandi uko mbikubwira nanjye niko mbyibwira. Uyu ni umwanya mwiza data. Tutagufite ntabwo twakwizera, tutazi ijambo ryawe ntitwanamenya kubaho. Iri ni ryo ritwizeza kubaho by'ukuri. Tutarisoma ntitwamenya kunabaho, kuko mu ijambo ryawe niho tukumenyera. Tubashishe kurisoma kandi turishyire mu bikorwa, kugira ngo duhinduke abigishwa bawe nyakuri. Mwami, icyifuzo muri iyi nyigisho ni ukugira ngo tugume mu ijambo ryawe, ni ukugira ngo turihindure ubuzima. Ariko ibyo ntabwo byizana n'inisiyative y'umuntu, kandi n'umuntu ubyiyumvamo mbere na mbere nawe ukamufasha. Mwuka wera abe muri twe atuganirize, kandi adufashe ibyo tutakwifasha, atubashe ibyo tutakwishoboza. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana ibahe umugisha.